uyu munsi turiga igice cya 52 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Iki gice cya 52 gifite ibice bitandatu bikurikira. Igice cya mbere ni iminsi ya nyuma y'ubuzima bw'umwami Sedekiya, ni umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Kabiri ni isenywa rya Yerusalemu kuva ku murongo wa 12 ukageza ku murongo wa 16. Gatatu, umwami Nebukadinezari anyaga ibikoresho byo mu nzu y'Imana abijana muri Babuloni, ni umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 23. Kane, umwami Nebukadinezari yica abantu 74 ba Yerusalemu, umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Gatanu, abandi bantu ba Yerusalemu bajanyweho iminyago muri Babuloni, mu murongo wa 28 kugeza umurongo wa 30. Gatandatu, umwami wa Babuloni Nebukadinezari akura umwami w'Abayuda muri gereza, ni umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 34. Nebukadinezari yaraje ajana ibikoresho byo mu nzu y'Imana, ni ukuvuga ko ubu Satani uba ari we ugereranwa na Nebukadinezari mu itorero. Turebe ibintu bigera ku 10 Nebukadinezari yatwaye akura mu itorero muri Yerusalemu. Icya mbere ni inkingi zo mu itorero z'imiringa yatwaye. Izo nkingi zibiri ni Bowazi na Yamukini, bisobanura imbaraga. Ni ukuvuga ubu ngubu imbaraga zavuye mu itorero zaragiye ziri Babuloni. Ubu rero tubisanishije no muri iki gihe turimo, ubu Satani yaje mu itorero ajana imbaraga z'abakristu. Ubu ngubu abakristu basigaye baterana amateraniro adafite imbaraga. Kabiri, yatwaye igikarabiro. Igikarabiro bisobanura kwezwa cyangwa se kwirega. Kwezwa kwaragiye i Babuloni. Ubu ngubu abantu basigaye bakora amateraniro mu itorero atejejwe cyangwa se atarimo kwihana. Iyo dusomye Abalewi ibice 19 umurongo waho wa 2, haravuga ati mube abera kuko nanje nduwera. Kongera tugasoma kandi Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14, haravuga ati mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Icya gatatu yatwaye mu itorero, yaje ajana imbehe, bisobanura ngo uburyohe bw'ijambo ry'Imana bwaragiye. Ubu ngubu abantu ntibakicumva inyota cyangwa se uburyohe, bumve bararikiwe kumva ijambo ry'Imana. Iyo dusomye Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 5, haravuga ati hahigwa abasogongera ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza. Kane, Nebukadinezari yatwaye ibifashi, bisobanura ubumwe. Abantu ubu nyine ubumwe bwarashize, abantu batataniye i Babuloni. Kimwe no mu itorero ry'ubu ngubu, Satani yaje mu itorero amaramo abantu ubumwe. Ubu ngubu abantu ntibakifite cyangwa se ntibakigira ubumwe mu itorero. Iyo dusomye Abefeso ibice 4 n'umurongo waho wa 3, haravuga ati mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka murangwa n'amahoro. Icya gatanu Nebukadinezari yatwaye mu itorero ni umukubuzo, bisobanura kwihana. Ubuzima bw'umukristu wese ni ukwicara yihana. Kimwe n'abantu iyo batakubuye mu nzu
nk'iminsi ibiri, buri muntu wese yohunga iyo nzu. Byakozwe n'intumwa ibice 20 ku murongo wa 21 haravuga ati, nahamirishije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana. Mu cya gatandatu, Nebukadinezari yatwaye mu rusengero i Babuloni, yajanye igitereko cy'amatabaza, bisobanura ngo umuco w'Imana waragiye uri Babuloni. N'ubu ngubu itorero umuco w'Imana waragiye. Karindwi, Nebukadinezari yatwaye indosho, bisobanura ngo cyangwa se ibimamiyo byapimaga ko inyama cyangwa se bamenye yuko inyama zahiye, byaragiye ubu ngubu byose biri i Babuloni. Kimwe no mu itorero ry'ubu ngubu ntitukumenye yuko ijambo ry'Imana ryahiye. 8, Nebukadinezari yatwaye ibyungu, bisobanura ngo ni mu ruganda rutunganyirizwamo ijambo ry'Imana cyangwa se amasengesho y'abera. Cya 9, Nebukadinezari yatwaye mu rusengero rw'Imana, yatwaye imiringa, isobanura ngo imitima yahatiye cyangwa se imitima yazibye. Utwuma twakorogoshoraga indani twaragiye, ubu turi i Babuloni. Usomye Yakobo igice cya 1 umurongo wa 8. Icya 10, Nebukadinezari yatwaye i Babuloni, yatwaye ibyuma by'ivu, bisobanura umwanda. Ibyuma by'ivu Nebukadinezari yatwaye i Babuloni, abatambyi basigaye batambira ku bucafu. Mwanzuro, tugarure ibyo umwanzi yanyaze mu rusengero rw'Imana. Hari n'ibindi umwanzi yaje ashira mu itorero, tubisoremo.